twongeye kubasuhuza turayifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukora kandi mugakurikira Primo Media Rwanda aho muherereye hose. Turi mu biganiro byacu nyine nk'ubisanzwe igihe rero ubasuhuza ni Alex ntawugenera ariko sindi genyene muri studio ndi kumwe na Kanija Jean Dodier na Mahoro. Yego nayi iki gihe nubundi igihe kigira amahoro yacyo. Nayi iki turimo nayi iki ko wa muganejo uzaba ari ndi nkuru itandukanye n'uyu munsi cyo cyane yandi ntiwihebe. Waha Clement Ndayisenga umeze ute? Ni fresh. Meze neza kabisa. Imana ishimwe ubwo umeze neza nawe ndabona ufite imbaduko. Nizere ko nta malaria cyangwa igituntu kirimo. Inka rero ibyo bivuye hese nko kanyago gituntu imbaduko se bivuze ko umuntu afite igituntu. Nukuvuga ko abantu muri minsi ari abantu bari gukenensa indwara impamvu zanyamo igituntu na malaria. Haryo umuntu arwara dore turi mu gihe cy'impeshyi hariho inkorora n'ibicurane. Umuntu akarwara inkorora ari igituntu ntajya kwisuzumisha akavuga ngo ni impeshyi kandi ari igituntu cyamufashe nyaboneka umuntu ufite inkorora irengeje ibyumweru 2 jya kwa muganga wisuzumisha igituntu imiti yabyo imiti y'igituntu n'ubuntu rwose. Ubwo butumwa muragezwa ku bufatanye na RBC. Ariko malaria nayo ni indwara none se ko numuzanye ubukangurambaga bwa RBC mu kiganiro noneho malaria ni indwara mbe abantu bibuke gutema ibiti. Rega tujye twigisha abantu kwirinda indwara kanisha kuko malaria imeze nabi rwose. Ubwo butumwa ubwira RBC zibwishe cyane bayakwishyuye nabyo bibwirekere malaria y'abavandi ntabwo ari cyo turamutse tuganiraho. Mu minsi ishize ndetse no ku munsi w'ejo President Donald Trump nibwo yari yavuze ko agiye kugaba ibitero simusiga mu cyumweru gitaha kuri Irani akibasira ibikorwa remezo bitanga ingufu ndetse n'imihanda n'ibiraro byo muri by'Iran cyangwa no muri Irani hose. Ariko amagambo yaje guhinduka ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Fox yakibwiye ko atagifitiye gahunda ahubwo ko no bya bintu byo kwishyuza umuhora umuzi bya 20% nabyo yabivuyemo ahubwo ko agiye gufasha ibihugu biri mu kigobe cy'Abarabu hariya kugira ngo bize gushora imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ngo bari babyemeye. Bwana Clement, izi mvugo za Donald Trump turaza ko ejo nazabyuka yabihinduye. Bwana ariko byo yihorera yose ngombwa. Trump we ibyo avuga we n'ubundi birasanzwe ngira ngo abantu bamaze kumumenyera ko ibyo avuze uyu munsi atari ibyo avuga ejo cyangwa se ibyo avuze mu gitondo atari ibyo avuga saa 6 na nimugoroba kubera ko urebye kuva ibitero byatangira ku 28 Gashyantare kugeza ubu ubona ko yagiye ahindura imvugo cyane. Kuba n'ubundi agenda atangaza ibintu akabihindura nyuma yo kuvuga ko agiye gufata umuhora Hormuz akawushimuta akajya gusoresha 20% k'agaciro k'ibintu byose bitambutsemo hariya muri uriya muhora Hormuz. Nyuma kongera akabihindura bakaba ari kuvuga ibitero mu cyumweru gitaha ngo simusiga. Urebye sibwo bwa mbere yabavuze n'ubundi bintu kandi ntabikore ariko icyo bigaragaza muri rusange biragaragaza umwuka w'intambara hagati y'ibihugu byombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani ko no kuvuga ngo imirwano hagati y'impande zombi izarangira ryari uyu mwuka w'intambara mwuka mubi uzarangira ryari nicyo byerekana kubera ko nta ruhande kugeza magingo aya ngaya ruremera guca bugufi ku rundi n'amagambo y'agasomborotso ubwayo nayo arushaho gukongeza umwuka mubi hagati y'impande zombi. Trump ari guhamagarira Irani kuza mu biganiro nkaho kandi yari yamaze gutangaza ko intambara yitsinze ariko si cyo wenda nshaka ko twitsaho cyane ndagira ngo nitse kuri izi mvugo za Donald Trump akomeza kuvuga yerekana ko ari ufite ijambo rya nyuma ku butaka bwa Irani n'ibigomba kubera ku muhora wa Hormuz. Kanija Irani igisirikare cyayo kirwanira impinduramatwara IRGC kivuga ko nta wundi ufite uburenganzira bwo gukontrola Hormuz no kugeza ya maginga ya kandi cyo gifite Hormuz mu minwe. Izi mvugo za Trump yatangiye avuga ibyagiye intego ze zo muri Irani azivuga ko ari impamvu nyeze bujyanyeyo ariko kugeza ubu ngubu urabona ko Hormuz yabaye Hormuz. Trump azagera ku byo ashaka cyangwa yaratsinzwe ari gushaka ahabinyuza no gukwepa icyari cyamujyanye nyirizina muri Irani.
ntabwo kugeza ubu ibyo avuga mu itangazamakuru byari byamujyanye mu by'ukuri ari byo, kuko imvugo wa mugani wa Karema nawe arazihindura buri munsi. Noneho yamara kubona imvugo ahinduye yanze akavuga ngo noneho ngo Irani nigaruke mu biganiro. Ubushize yari yavuze ngo ntabwo azaganira ngo n'abantu b'umwanda b'ababeshyi. None se ko arimo arababwira ngo nibagaruke ngo Irani ubwo bakize ngo Irani ngo iyobowe n'abasazi ngo nabo ni abasazi ngo ntabwo azongera kuganira nabo. Amasezerano yasinye ntayemera, aravuga ko amasezerano yasinye atayemera mu kwezi gushize, none arimo aragaruka ngo bajye mu biganiro basinye andi masezerano. Ofete Alex, buriya ikikwereka ko Trump ibintu biri aho byeshuwe ni uko guhindura imvugo mbere na mbere. Icya kabiri niwe uhamagarira Irani mu biganiro. Irani ibaye yaratsinzwe niyo yakabaye isaba ibiganiro, bivuga iti nitwe dushaka ibiganiro. None atangiye no gushaka kugusha biriya bihugu byo mu kigobe. Trump ni nk'inyamaswa y'inkazi yakomeretse, ntabwo iba ishaka kujya hasi yonyine, iba ishaka kujyana hasi n'izindi, wenda niba ari kantirope yashwaruye, niba ari wenda imparage yagize iteni, gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo arimo arakora. Arimo arakurura Uburayi. Urabona Uburusiya Trump yabukururiye mu ntambara na Ukraine. Burayirwanya nabwo buri kunegekara, nta wabura kuvuga ko nubwo wenda ibyo bwashakaga bimwe na bimwe bwagiye bubigeraho, ariko nabwo bwaranegekaye ku rundi ruhande, bwaratakaje. Niba St Petersburg baharasi ibikorwa remezo by'intuza wakuragaho amafaranga ya peteroli n'ibiki byose. Nawe rero Abarusiya n'Abashinwa babonye arashe kuri Irani, barimo baramukururira mu ntambara no kugira ngo itazarangira, na Amerika nayo inegekare. Rero Trump ibi byo kuvuga guhinduragura imvugo, ibyo ari byo byose byo abantu bazabimenyere, nka Karema nawe yabivugaga, bamenyere ko ariko Trump tuzamutunga kuri iyi si. Mu gitondo azajya abyuka avuge ngo nanze u Rwanda, niba ucyavuga ngo nakunze u Rwanda ngo ni igihugu cyiza. Mu gitondo abyuka avuga ati abanya-Irani n'ababeshyi ntabwo nganira nabo. Mu gitondo abahamagare ku meza y'ibiganiro. Nuko Trump tugomba kumutunga. Ahubwo ikibazo nanjye numva muri iki kiganiro dukwiye kuvamo dusubije, kuki Irani itarasa muri Amerika. Icya kabiri, kuki ingabo za Amerika zitajya ku butaka muri Irani. Irani kutarasa muri Amerika, Irani ku makuru ahari aka kanya wenda yatangajwe. Oya nari nkizanye gutyo gusa nuko nagira ngo nginagemo. Niba ugiye guhita ugisubiza ntari. Oya ni ku makuru ngewe mbona nuko Irani muri Misiri ifite idafite nta Misiri ifite yavite Irani igwa Washington DC cyangwa igwa New York. Byayisaba ko yakigira imbere bitewe n'intera iri hagati ya Tehran na Washington. Mu tundi tu state nka za Texas cyangwa za Michigan, kandi aho ngaho hariho byibuze hagaragara nkaho haba ari hagufi. Okay. Ahandi ho haba ari kure. Ikindi leta z'ubumwe za Amerika zo zifite ubushobozi bwo kurasa muri Irani ziri muri Amerika zitarinze kwifashisha y'amato y'intambara cyangwa bino bihugu byo mu kigobe ahari ibirindiro byayo. Ntekereza ko Irani kutabikora suko itabishaka, ahubwo nuko nta bushobozi ifite, kuko ntabwo wajya kurasa Bahrain, ntiwajya wenda ndi kuvuga ngo ndi kurasa ahahegereye ari naho hayimenasa, ariko ifite ubushobozi bwo kuba yarasa hari Washington DC. Ntekereza ko yabikora. Ubwo ahubwo ikindi cyo kureba nuko kubera iki leta z'ubumwe za Amerika zitajya ku butaka. None se ubwo intwaro za Irani zose zirazwi ku buryo uhise uciteka uti nta ntwaro nisegwe navuze nti nkurikije amakuru ahari, agaragaza ko Irani nta bushobozi ifite bwo kurasa muri leta z'ubumwe za Amerika, kuko misile bafite irasa ku bintera y'ibihumbi. Amakuru nande kubera ko aba bantu bo mu burengerazuba bw'isi bafata urumuzi bakavuga ngo hanyura 20% by'ibikomoka kuri peteroli. Ese 20% niyo yaba izengereje isi gutya, ide 80% inyura handi kukitunganiriza. Ayo makuru baduha na makuru data nibo bazitanga, ariko nanone biba bigoye 100% kuba wazemera ko baguha ibyo bashaka baratugenera.
kuba rero n'ubundi Irani ugaragaza ko ifite ibihumbi bingahe bitageze kuri 7 byibuze urumva yari nta na kimwe cya kabiri cya Amerika urebye kuri izo misile zambukiranya imigabane ishobora kuba yakwifashisha ngo itereyo ariko turebye nyine n'imiterere ubwabyo y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherereye n'aho Irani iherereye ni nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zijya kwiyambaza na biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bakahanyanyagiza ibirindiro bya gisirikare kugira ngo bazanabyifashishe mu kurasa kuri Irani cyangwa se ikindi gihugu kindi baba bagiranye ibibazo mu burasirazuba bwo hagati bityo n'igihombo kibe cyaba gito ugereranyije n'uko byagenda baramutse barwanye umwe arasa ku wundi mu buryo buri direct. Noneho wanareba muri rusange na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ituranye n'inyanja ikikijwe yego izo nyanja zikikije rero niyo mpamvu ifite n'igisirikare gikomeye cya mbere mu isi ariko nanone mu mazi kubera ko kuba ukikijwe n'inyanja nyine ubwo ngubwo no koga biroroha hamera nk'aba bo mu burengerazuba ba Regis ubu ngubu nawe wageze mu kivome nk'inyogaruzi urumva rero warubajije uti abasirikare kuki itajya ku butaka harimo no gutinya kubera ko Amerika ntabwo mu mateka igaragaza nko kuba ari igisirikare gikomeye cyane kurwanira ku butaka na Museveni yaravuze ati na mwebwe uretse ibyo bintu byanyu bya tekinoloji muje man to man nabereka barifashisha ikoranabuhanga rigezweho wenda izo ndege zitagira abapilote bakitabaza nayo mato y'intambara urumva ni mu mazi ariko ku butaka mu buryo bwo kugenda ngo tujye gukloringa turajya tujya mu ndaki tujye hehe ubona ko habayemo no kwikandagira kandi n'abajyanama ba Trump bamubujije gufata icyo cyemezo kuko yari afite n'uwo mugambi wo kujya ohereza abasirikare amaherezo ubona atazabikora kuko Trump kumugira inama no kutayimugira mu gitondo arabyuka ibyo yari yapanze ukumva avuze ibindi yego birashoboka ko yabikora ariko nanone habamo no kwingengesera cyane kubera ko umusirikare umwe wa Amerika upfuye ikiguzi kimugendaho nk'icyo wakwita nk'impozamarira bari amafaranga menshi nanone kandi n'abanyamerika ubona yuko nanone ni ubwabo baba bavuga bati intambara ntabwo tuyumva ibaze noneho umuntu uvuga ko intambara atayumva ku munsi w'ejo na Sam mwavugaga ibijyanye n'ikusanya-makuru ry'abashyigikiye intambara babona izamara igihe kirekire babona ba ntibindeba ariko noneho wabona 50 kangahe ku ijana hafi 60 bavuga ko intambara n'ubundi batayishyigikiye ibaze noneho niba avuga ko utayishyigikiye ufite umusirikare uri kuyirwana bwo bihagaze bite uwo musirikare uri kuyirwana n'ubundi urumva ashobora kuba yakomeza kugira ariko bishobora kuba byamera nka kwa kundi umutima ukomeza gushaka nk'abo mu burengerazuba bw'u Rwanda ati wenda igisirikare cyarantengushye ko nta mbaraga gifite ariko mu gihe naba ngifite nshobora gutera igihugu na Trump nawe bishobora kuzaguma muri uwo mugambi wo kuba yakomeza kureba ko yakohereza ingabo ku butaka ariko nanone ubwo habaho gutekerezaho kabiri kuko wabonye mu minsi ishize Irani babwira ati muzaze ku butaka Irani ivuga ko batoje abasirikare 7 miliyoni. Yego urumva abasirikare ba Irani usetse hari ikindi gisirikare urumva Alex Irani ifite uretse iki cyitwa ngo gishinzwe kurinda impinduramatwara kirahari gifite ikindi gisirikare cyari cyatangira kurwana ntabwo kirarwana ifite n'abandi ushobora nko kwita yego Irani ivuga ko uretse IRGC kiriya gisirikare ngo gishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu abasigaye bose ni abasirikare b'igihugu ukuyemo IRGC yo ishinzwe ako ka department ari nayo kuri ubu iri kurwana na Amerika yibaze rero igihe Amerika izaba yohereje ku butaka nuko ngo abaturage bose basigaye ni abasirikare b'igihugu ibaze umunsi Amerika izaba yohereje umusirikare wayo ku butaka bwa Iran bivuze ko uwo bazajya bahura wese azajya bari umusirikare wa Iran afite mu nshingano guta muri yombi cyakurwana izindi mpungenge ariko nanone zituma batoreza abasirikare ku butaka harimo bya bisasu Iran yatabye mu butaka kuko no muhora wa Rumuzi nubwo banyuramo bose baba bafite ubwoba yego kubera yuko urabizi ko no munsi y'amazi muri muhora wa Rumuzi n'ubundi harimo ibisasu
yatezemo kandi iyo yanafungira interineti ubwabyo kuzajya kuyisubizamo no kujya kugira ubwabyo hari icyo biba bisobanuye. urumva Irani iracyafite amaturufu yo gukinisha muri iyi ntambara. Iracyafite iyo interineti ishobora kugira nabonye ne kiriya kintu indi mihora ishaka no gufunga indi mihora yindi itari Hormuz, ni nko kuvuga ati mfunga Hormuz nkabona mwahungabanye, noneho nimfunge reka mfunge indi mihora yindi isukira muri Hormuz. Kubera yuko ubona ko Irani yo irimo iravuga ati nanjye turufu yose ngomba kuyikoresha kugira ngo nanjye mbarwanye. Niba rero Irani ivuga ko igiye gufunga indi mihora yindi isukira muri Hormuz, niyo Hormuz wa mugani wavugaga ngo niba ari 20% batubwira ariko umutima ukaba warahagaze, wakwibaza ngo noneho hejuru ya Hormuz Irani iramutse ifunze indi mihora byagenda bite? Kuko Irani yatangaje ko ishobora gufunga indi mihora ikomeye cyane ikoreshwa mu gutwara ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bicuruzwa ku isi, nyuma y'uko ikomeje ubushyamire hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba rero noneho yahagarika urujya n'uruza noneho urujya mu muhora wa Hormuz, ndetse ikanarenzaho igafunga n'indi mihora. Hari umuhora uri hariya abahuti harya nabo muri Yemen, bo muri Yemen, umuhora witwa Bab el Mandeb uhuza inyanja itukura n'ikigobe cya Aden. Yego, niwo ivuga ko ni ingenzi ko naho gukorerwamo igice kinini cy'ubwikorezi mpuzamahanga n'ibicuruzwa bya peteroli biva muri Arabia Saudite, naho iravuga ko ishaka kuwufunga. Noneho urumva yaba ifunze ibaye nk'inigwa habiri, kubera ko yabifunze mu buryo bwose, kavuga iti noneho tugiye guhangana mu buryo bweruye nifashishije iyi turufu ya mbere mfite. Kuko kuba abahuti bari kuri Yemen nabo bwabo indi turufu Iran ishobora, ahubwo ibiganiro Trump ari guhamagaramo Iran ishobora kuba itarimo ibyumva neza noneho kuri iyi nshuro. Ntabwo ari kubyumva neza kuri kuzanamo izindi ngingo nshya, kuko uyu muhora n'ubundi wa Bab el Mandeb akaba uhuza inyanja itukura n'ikigobe cya Aden nk'uko wari ubivuze, ariko akaba ari umuhora w'ingenzi kuko ukorerwamo igice kinini cy'ubwikorezi mpuzamahanga ndetse n'ibicuruzwa bya peteroli biva muri Arabia Saudite. Uyu muyobozi rero w'uwo mutwe w'abahuti n'ubundi abahuti nabo bagabye ibitero n'ubundi ku munsi w'ejo, akaba yavuze ko gufunga uwo muhora mu gihe Arabia Saudite yakomeza kugaba ibitero kuri Yemen. Yemen n'ubundi ni igihugu kibarizwamo abahuti, kandi abahuti bivugwa ko bari muri bashyigikiwe na Irani bo na Hamas ndetse na Hezbollah n'umutwe nabonye wa Islamic State wundi barizwa muri Palestine. Akaba yavuze ko iki cyemezo gishobora gutuma ibiciro bya peteroli bizamuka bikagera ku rwego rwo hejuru kuruta uko byari bisanzwe bihagaze. Iki cyemezo rero kikaba cyatangajwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazitangaje ko zishobora kugaba ibitero. Nuvuga ngo Alex, urumva ko noneho Iran ishana kuvuga iti noneho ngiye kubahana byanyabyo, nipfunga izi nzira noneho muravuga ngo bikomoka kuri peteroli birazamuka bigahenda, namwe ntabwo nzapfa njyenyine, namwe mfite aho ndi bubafatira. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai,
iburide z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri sisiteme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Iran ishobora kuba iri kubikora itari guhima Amerika, ahubwo iri guhima ibindi bihugu byose byo ku isi kugira ngo bishyire igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ngo umvikana n'abo bantu cyangwa bareke ubundi amahoro ahinde. Mu gihe ariko Donald Trump we tumaze kubona ko icyo ashaka cya mbere atari za misile yavugaga, za ntwaro za kirimbuzi, ahubwo ashaka kwigarurira ubukungu bwa Iran kubera korega Kremana Kanijabo hariya mwiriya ntambara. Rega Amerika ishobora kubikora itari gutera Iran, ahubwo iri gutera Ubushinwa, kubera ko Amerika n'ubundi ntibuze petroli irayifite, yari imaze no gufata iya Venezuela. Yes, yari imaze gufata n'iya Venezuela, ariko ntabwo ishaka ko Ubushinwa buba ari bwo bugenzura petrole, ari bwo bukungahaye kuri petrole kuyirusha, kubera za mbaraga idashaka gutakaza ngo zifatwe n'Ubushinwa. Iyi ntambara urebye muri iyo context yawe irasa na bya bindi bavuga ko Uburusiya bundi ntabwo bushaka unipolar, igihugu kimwe gitegeka isi. Burashaka multipolar, isi itegekwa na buri mwe afite uruhande. Bisa nkaho wenda bashobora kubwira Uburusiya bati we Ukraine wafasheho gumana ibyo ngibyo, ubugenzura Ukraine unagenzura agace gato k'uburasirazuba cyangwa k'uburengerazuba bw'Uburayi, hanyuma nawe Amerika wafashe za Venezuela bugenzura ibyo ngibyo, nawe Ubushinwa ugumane na Iran, aho ngaho mwe mukorana iby'ubucuruzi n'ibiki, none habeho ntuza imbaraga nyinshi zibaranshije isi. Kubera ko nubundi Amerika isa nkaho Abarusiya n'Abashinwa barimo barabakinga Iran kugira ngo nayo igushe Amerika, nyuma yo kubushinwa Uburusiya nabwo bugushijwe no n'iriya ntambara yo muri Ukraine, busa naho nabwo bwajegeye, nubwo bimwe mu byo bwari bukeneye bwabibonye, ariko kumara imyaka ingahe mu ntambara uri igihugu, ntabwo nubwo Ukraine yatakaza 90% nayo ntiwabura 10% cyangwa 20% utakaza Uburusiya. Ubushinwa nabwo rero bukaba burimo buragenda hano muri Kongo buvanwa mu nzira n'aya masezerano ya Trump naki, kubera bya bindi byari barasinyanye na Kabila za 2009. So bisa nkaho nyine barimo baragenda bacungacungana ku buryo intambara byanze bikunze izajya kurangira dufite abantu bategeka isi kandi tuzi n'uburyo bayitegeka. Byongeye kandi Amerika iri gushinja Ubushinwa kudakora ngo ibihagije mu guhagarika ibicuruzwa bijya muri Iran no mu mutwe w'Abahuti. Nuvuga ngo urumva hari mu mwuka mubi n'ubundi kubera ibyo bitero hagati y'impande zombi, nubwo bwumvikane buke, ariko noneho hakaba kutumvikana hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera igihugu cya Iran. Kubera ko witwa Mark Waltz, uyu nguyu akaba ruhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, yashinje n'ubundi Ubushinwa kudakora bihagije kugira ngo buhagarike urujya n'uruza rw'ibicuruzwa bijya muri Iran no mu mutwe w'Abahuti wo muri Yemen, ibicuruzwa ngo bishobora gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare aho kugira ngo bibikorwa bya gisivili. Kandi noneho Ubushinwa nabwo bukeneye Iran nk'umufatanyabikorwa, nk'uko gucuruza nta muntu ugomba kubuza gucuruzanya n'undi. Mu gihe impande zo mbundi zumvikanye mu mikoranire y'ubucuruzi, nta n'umuntu ugomba kuza kugena ngo abangaba. Ariko barabyitwaza kuko bazi yuko imbaraga z'Ubushinwa cyangwa se imbaraga za Iran ko bari gucuruzanya n'Ubushinwa, igihugu cya kabiri gifite abaturage benshi ku isi, bituma n'ubundi basa nk'aho bari kugosorera mu rucaca muri bya bihano wavugaga haruguru.
kubera ko akaba yabwiye akanama k'umutekano n'ubundi gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye UN Security Council, urabizi ko na Kisekedi agomba kugira icyo avuga muri iyi minsi, ko ibihugu nka Iran ndetse n'ibigo ngo by'amashyirahamwe amwe n'amwe yo mu Bushinwa byarenze ku myanzuro ya Loni, by'umwihariko ijyanye na ambarigo y'intwaro ku bahuti, kubabuza nyine kugura intwaro, ariko ngo ntihagire ingaruka zikomeye zibageraho. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho uvuga ngo Ubushinwa nabwo bwo ni gutunga intoki ko bwabugira uruhare kugurisha intwaro imitwe yitwaje intwaro. yego Kaba rero hari impaka zabaye n'ubundi muri aka kanama k'umutekano, impaka habaho no guterana amagambo bikomeye hagati y'uhagarariye Ubushinwa mu ishami ry'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko muri kanama k'umutekano, ndetse na uyu nguyu uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero barateranye amagambo kubera ko ibikoresho byagombaga kuba byinjira muri icyo bihugu byombi yagombye kuba ari ibijyanye n'iby'abasivili, ariko noneho banyuramo niba ari amato ajyanye ibicuruzwa muri Irani, yajyanye ibicuruzwa muri Yemeni, baza kubitamo n'ibya gisirikare. ariko ntabwo byabura karema iyi ntambaro uyirebeye muri perspective y'ubukungu, ukanayirebera muri perspective y'imbaraga no kugushanya, byanze bikunze umwe araharanira ko undagwa n'undi agaharanira ko atagwa wenyine. Yego, kuko niba Amerika yatangiye kubwira bino bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu ngo bifashe bigire bite, ibyo ari byo byose Amerika yatangiye ibwira Abanyaburayi. Uribuka harya ni bande bano ba Keir Starmer na ba Macron bagenda baseta ibirenge. Amerika, Trump we utagira ipfana akananyuzamo akavuga ati ubundi umugabo ukubitwa n'umugore nakwaka ubufasha ngo bumarire iki. Espagne timubwira turetse no kugira ubufasha tuguha n'ikirere cyacu ntiwemerewe kugikoresha, bakagenda baseta gake gake. Ubutaliyani tirekareka ibintu by'intambara ntibikigezwe. Uribuka ejo bundi buriya no kwemerera Turkiya zira ndege z'intambara za F-16 kandi Isiraheli yabimubujije, nabwo nuko ateganya ko nanagwa na Turkiya bazagwana. Nyine urumva buri wese Turkiya na Isiraheli kurwana nabyo biri hafi, buri wese ari kurinda izamu rye n'inyungu ze. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu hazamo guterana amagambo, ntabwo ari guterana amagambo kuko hari icyo bapfa, ni ukubona uruhande inyungu zawe ziri kurengerwa, cyangwa si no kurengerwa, uriya ari kubona inyungu ko kurusha. Yego, kandi nawe wakagombye kuba nawe ufiteho uzibona. Bikabaho rero uko guterana amagambo kuko urumva umwuka ntabwo umeze neza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubusanzwe ntabwo usanzwe umeze neza kubera Taiwan, nubwo Trump aheruka kugira urugendo rw'amateka mu Bushinwa, ariko urebye byose bigenda birukurikira ubona ko ari ikibazo gikomeye. Byanakubitiraho uwo mwuka w'amakimbirane hagati ya Iran n'ubundi na Amerika, wanareba no kuba noneho Perezida Donald Trump n'igihugu cye bongeye gufatira igihugu cya Iran ibindi bihano. Urabona yuko nyine ibijyanye n'umwuka w'intambara urushaho gukara, kubera yuko ubu ngubu urebye ibihano bafatiwe ni ibihano byafatiwe yaba abantu ku giti cyabo ndetse n'ibigo n'amasosiyete y'ubucuruzi muri Iran 50. Bakaba rero hari bose benshi bafite amato n'ubundi n'ibijyanye n'ubwikorezi binyura n'ubura mu nyanja hariya n'umuhora wa Hormuz. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikavuga ko zashyize ibihano ku bantu 50 n'ibigo n'amato bakekwaho kugira uruhare mu gufasha ngo urusobe rw'ibikorwa byo kurenga ku bihano mpuzamahanga no guhisha ubucuruzi bwa peteroli ya Iran. Umuntu wafatiye ibihano bwa mbere hano rero n'ubundi babinyuje muri ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi mwigifatira n'ibihano ibihugu bya Afurika. Hanyuma rero bakaba bahafatiye cyane by'umwihariko ibigo n'abantu, ariko by'umwihariko harimo n'umucuruzi ukomeye witwa Mohamed Hossein Makani. Uyu nguyu akaba ari umucuruzi ukomeye mu bya peteroli muri Iran, akaba ashinjwa ngo kuyobora uburyo bwo kunyereza cyangwa guhisha ibikorwa byo kohereza peteroli mu mahanga, kubera ko igihugu cya Iran hano icyo bisobanuye cyafatiye ibihano ku bijyanye no kugurisha peteroli. Ariko rero nubwo igihugu cyafatirwa ibihano ku rwego mpuzamahanga rwo kugurisha peteroli, ni gute wavuga ngo igihugu cyafatiwe ibihano kandi hari abakiriya bakenewe peteroli bayishaka bayinyotewe, baremera se kuvuga ngo ushyize mu bikorwa ibyo bihano nawe ubwo urahanwe gushyira ibyo bikorwa mu bihano? Niba uvuze ngo ibyo bihugu wenda byo mu burasirazuba bwo hagati ubujije Ubushinwa kugura peteroli yo muri Iran, ubujije Uburusiya kugura peteroli, nabwo ibyo bihugu nabyo ubihannye kubera yuko ntabwo bifite ahandi ho kujya kugurira indi.
ubujije Ubushinwa kugura peteroli muri Irani uyihaye wowe urinde ujye naho ngomba kujya guhahira naho ntagomba kujya guhahira. Icyo ni ikibazo n'Abashinwa nabo bibaza. Umuntu wagennye ko ugomba gucukura peteroli yawe ukayicuruza mu ifaranga rye, urumva ikindi atagena ari iki? Donc uracuruza peteroli mu idolari, petrodora ni iki kindi se atazagera? Peteroli ni yawe, ufite uburenganzira bwo kuyigurisha amayero mu mayuani mu maki. Ariko Irani niyo mpamvu yateye intambwe yo gutangira no kuyigurisha muri cryptocurrency. Kuyigurisha muri cryptocurrency yo ni yandi. Urumva? Ariko oya Irani ifite na cryptocurrency yayo, ushobora gukora ifaranga ryawe ikoranabuhanga ryawe. Buriya nubwo ryitwa ifaranga ikoranabuhanga, buri gihugu gishobora gukoresha ifaranga ryacyo, ukaba wakora iyo transfer igahita ijya mu mafaranga yabo. Ariko noneho iyo transfer noneho ikindi babibafashije nuko noneho ibyo bihugu bitongera no kuyageraho control. Kubera ko ko no mu byo bashinja Irani harimo no gutera inkunga iyo mitwe bakorana, yaba Hezbollah, yaba Houthi, yaba Hamas na Islamic State yo muri Palestine, ariko noneho mu buryo ibyo bihugu byo mu burengerazuba na Amerika bidashobora kugenzura ayo mafaranga. Kubera ko amafaranga yaje mu buryo bw'ikoranabuhanga, bitandukanye no kuvuga ngo za transfer zagiye zinyura hehe biza gute. Ukabona rero niba bino bigo byongeye gufatirwa ibihano ari ibigo 50 n'abantu ku giti cyabo, byibuze barangajwe imbere n'uyu mucuruzi ukomeye cyane ku rwego rukomeye hara muri Irani. Kubera ko Amerika ivuga ko uyu Shamakani ari umwe ngo mu nkingi za mwamba za Irani, ngo mu kohereza peteroli yo mu mahanga nubwo igihugu gifite ibihano byashyizweho n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo uyu munsi dushyizeho ibihano ku bantu, ibigo n'amato birenga 50 bifasha Shamakani n'ubutegetsi bwa Irani gukomeza kunguka amafaranga mu gihe abaturage ba Irani ngo bakomeje guhura n'ibibazo. Umva ubwo nicyo Irani irimo nako Amerika irimo ivuga. Irimo iravuga ko Irani igurisha peteroli ikunguka ibifaranga byinshi, ariko ngo abaturage bo ngo bakaba bari guhura n'ibibazo, ibyo bifaranga niho kuvuga ngo ntabwo bibageraho. Ubwo birajyana nyine na bya bindi byo kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitiye impuhwe umunya-Irani kuruta abanya-Irani kuba bafitiye impuhwe abaturage bayo. Ntabwo bishoboka. Nyine yigira nk'umwana mwiza, igaragaza ko itaye ku baturage ba Irani. Nicyo ngicyo Amerika igenda ikubitisha ibindi bihugu, ikagenda ishaka guteranya abaturage n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Ikavuga ati ariko nimubona ko ubutegetsi bwanyu uri kandi jabo ni nabyo byari byatangiye mbere uko iyi ntambara yaduka, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufatira ibihano Irani, igiciro ifaranga rya Irani ryataye agaciro, abaturage batangira kwigaragambya, abantu barabyibuka. Nta kindi cyari kigambiriwe kwari ukwangisha abaturage ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei. Ariko Donald Trump ejo bundi ngo yaratunguwe, ngo arazi ko ubutegetsi babwanga, ariko mu kiriyo cyangwa mu rugendo rwo kwibuka wari umuyobozi w'ikirenga wa Irani yabonye ko bitandukanye, kuko miliyoni 20 ziteraniye ahantu hamwe, zose zije gushyigikira umuntu cyangwa kumusezeraho, nikerekana urukundo bari bafite. Mwari muri gukomaza rero ngo ku mwuka w'intambara, kuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ikira gisirikare nyene cya IRGC cyavuze ko cyarashe indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kinahamagarira aba baturanyi babo nyine ubwo nabo muri Kuwait na Oman ko burabutaka rubutaka nyine butunganye, butagomba gucumbikira ibikorwa by'umwanzi cyangwa se butakagombye kuba ubutaka bukorerwaho ibyaha. Niko kiriya gisirikare cyavuze. Kurasa ku ndege cyangwa kurasa indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashwe n'iki gisirikare cya Irani ntabwo biza kongera gukururira Amerika kongera kurasa kuri Irani, dore ko yari yavuze ko yabaye ikuye urutoki mu mbarutso kugira ngo ishyigikire ibiganiro. Kuko Amerika igiye kujya yirirwa ibeshya abantu. Amerika ntabwo abantu ntibazongere gupfa kurangazwa na Amerika, ngira ngo abantu bamaze kubibona. Ahubwo ikibazo nicyo kumenya ngo iyi ntambara Amerika izayimaramo igihe kingana iki nanone Alex. Uribuka bagiye muri Iraq bazi ko ari kugenda bagakuraho Saddam bakigarukira. Bamazemo imyaka 10. Muri Afghanistan abatalibani ejo bundi 2020 nibwo bagize. Amerika amateka agaragaza ko nta ntambara n'imwe ijyamo ngo yimarimo imyaka mike. Ari na mpamvu natangiye nkubaza ngo gahunda yo kohereza ingabo ku butaka ni ryari. Ubundi ni ikibazo cy'igihugu. Na Amerika rekavuga ngo yarasunye, ntabwo yakoreye ingabo. Ikibazo cy'igizabikora. Irabizi neza ko nawe nibikora izatsindwa, kuko ntawe yigeze izohereza ngo bihire. Kandi ijabo sinzi niba ubyibuka, rega abantu twagiye dushukwa n'amafilime. Amerika yitsindwa ikazana amafilime yerekana ubutwari bw'abasirikare babo, ubwo turavuga infantry, ariko
bakubitwaga umusubirizo bakavayo rwose bikunguta. rero ngire ngo nibwo bwo bafite Donald Trump na Peter Hegseth minisitiri w'intambara bwo kohereza abasirikare ku butaka ngo bajye kurwana muri Iran. noneho muri Iran erega buriya bahuriye ahandi sava kuko bose bahuriye ku butaka batazi. noneho mugiye kurwanira muri Iran aho mutazi ngo hano ngo ni mu cyobo, mutazi hano ngo ni mu musozi, mutazi hano ngo ni mu gihugu kimeze gitya. none se urabona amaherezo ari ayahe? Amerika izayamanika Amerika ishobora kutayamanika komuteri kuvuga ngo wenda ngo turatsinzwe turagiye ikitwaza utu tuntu tw'amasezerano. noneho muri kwa koroshya kwa Iran nayo ikavuga iti reka noneho tubareke niba bashaka kuryaho baryeho ariko amahoro ahinde. ariko Iran nayo niguma gutsimbara. Amerika ari gutyo, Amerika ntijya iyize gutyo yaba yeminsinzwe. Kanore sura ubona atariho niho bica bishye. Itsindira hari abaruvuze ni Hollywood niho itsindira ariko ntabwo igipfa ko intore z'abatalibani bayishushubikanyije ejo bundi none ntiyagiye se. ariko nyine troop kuri ground ni ikibazo ngo niryari nijyaho nayo irabizi ko ariho izabitsindiwe kuko sintekereza ko wabivuze neza. dufite ERGC nicyo gisirikare tubona kirwanira impinduramatwara ya Iran, ariko buri muturage wa Iran ni umusirikare ubwe. urumva niba ari umusirikare ubwo se urumva uzajya kurwanya abo bantu bose. ibitero yavugaga ko azarasa mu cyumweru gitare kaba ari byo duheraho tuvuga tutereka turebe ibyo bitero koko Trump niba azarasa bya biraro na bya bikorwa remezo bya Iran ngo biri kuyifasha kubaho muri iyi minsi. nubwo nabonye bararashe ngo uruganda rwatunganyaga rw'amashanyarazi ngo urwo rwabahaga amafaranga ngo reka tube tubikuyeho ngo babacike intege. ariko Iran nabo sintekereza ko nibigera kuri iyo stage tuzumva kandi gatendo i California cyangwa Washington DC. Watangiye umubwira ko imisire zayo kugezwa amakuru agaragaza ko zitahaje. Karijaba bashobora kutaharasa bari Iran ariko bakaharasa bari imbere muri Amerika. Harya ntabwo wibuka Ukraine irasa Uburusiya kuri drone zakorewe imbere mu Burusiya. Ntabwo byibuka. Ubwo bwenge rero ntago ari abanya Ukraine babwadukanye bonyine. Wasanga hari n'izindi ntwaro ziri gukorerwa ku butaka bwa Amerika zizarimbura Amerika none Iran ikarasa muri Amerika iti. Bavuze se ko uyu musenateri wapfuye ejo bundi Graham Iran yari yamuhigiye. Amerika yatangaje ko yapfuye urupfu rusanzwe ariko yapfuye urupfu rusanzwe rwishwe n'umutima. Ari ibintu bidasobanutse mu rupfu rwa senateri. Ibi bintu twita urupfu rusanzwe narwo ni nka Rura Magufuli yapfuye. Ntibabwita urupfu rusanzwe. Nkuru nziza afashwe n'umutima. Nkuru nziza se niyo byita urupfu rusanzwe. Ibyo bintu byitwa urupfu rusanzwe nabyo bwabyo bikwiye kuba questionable, bikwiye kwibazwaho. Kubera ko kuvuga ngo umuntu bamuhigiye. Uribuka uyu Jovenel Moise wa Haiti. Ukuntu yagiye nawe yamaze kuvumbura byinshi bijyanye na Covid. Uribuka uriya mugabo bakuyeho muri Madagascar Rajolina. Iyo akomeza kwivugishwa ngo uriya muti ngo yavumbuye ngo umuti wa coronavirus yego. Magufuli yawe ati mwe mu mpene ndahasanga coronavirus. Ari bivumbura nawe bakakuvumbura. So ubwo rero na Lindsey Graham nta wamenya niba Iran yari yaramuhigiye, ashobora kuba yarapfuye urupfu rusanzwe nyuma yo kumuhigira. Nyine hari nanone hari ikintu twagarutseho turwaganira kuri ibintu bya Iran na Leta Zunze za Amerika. Leta Zunze za Amerika mu minsi ishize yapfushije abasirikare benshi ariko irabihisha ikagitwereka ngo hapfuye ngo 5-6 ariko bigaragara abasirikare bagera muri 400 bavuye muri systeme ntibari no mu kazi. Urumva mwirangamimerere ntabwo bigaragara ko babaye retired ntibigaragara ko bapfuye ntibinagaragara ko ari bazima. Bantu rero bakibaza bati se ntabwo bari gukina nka bya n'urundi bakina mu mafilime umuntu bakarumukura muri systeme kandi akiri in service ariko nta hantu ashobora kuba ari recorded. Abamenya turi kugana ku musozo Clement. Ibi bitero bya Iran byagabwe kuri Amerika uyu munsi ni ibitero nyine ingabo za Iran zagabye kuri Amerika uyu munsi. Ntabwo biza gutuma nacyo kibazo nimbaje kanijabo ntabwo biza gutuma Iran ya Amerika noneho iza n'imizi n'imiganda ije kwihorera cyane kuri Iran. Ntagiye n'undi taje n'imizi n'imiganda kuko n'ubu nta mu bifitiye Iran kuko n'ubundi urebye niba iri kurwanira kubaho kwayo kubera ubwo bukungu bwahita bufite ubwo kubaho kwana kwa kudahari. Kandi Iran nayo iri
urwanira kubaho kwayo kugira ngo idakoronizwa na leta zunze ubumwe za amerika iba yemera kuba ingaruzwa muheto gutyo. yego ntabwo rero umuntu uri kurwanira kubaho kwe ku ruhande rumwe kugira ngo n'ubukungu bugomba kumutunga kugira ngo akomeze kuba super power wavuga ko yaje yizigamye imizi n'imiganda n'ubundi aba yayizanye kandi n'umurwana nawe urwanira kubaho kwe kuko aribwo buhumekero afite nawe ararwana nawe atizigamye. Birakomeza gutya kugeza impande zombi zizagira aho zihuriza kuko n'intambara ishobora guhagarara gutya ikazanagaruka nyuma y'imyaka 50. ahubwo ndahamya ko iyi ntambara ishobora kuzamara igihe kirekire ukurikije nuko wenda iyo turimo tuvuga ibintu ngo by'umuhora n'iriya mihora yindi Iran ivuga igiye gufunga twibanda cyane ku bikomoka kuri peteroli kandi ni ibicuruzwa bindi kuko twabonye ifumbire kimwe cya gatatu. yego niba ugura ibiro bitatu byibuze ikiro kimwe cya kinyura muri muhora Hormuz. Reba n'ibindi bicuruzwa noneho biva mu burasirazuba bwo hagati. Ariko peteroli ntitwagiye tunayirebera Alex muri context imwe yo kuvuga ngo itwara imodoka. None si indege benzine si n'indege n'ibi bicuruzwa kugira ngo bikonserve bimara igihe kirekire bakoresha peteroli mu kubika nyine mu bwo bubiko. Peteroli ikenewe no mu mavuta yo kwisiga. None si inganda peteroli ikenewe mu bintu byinshi mu nganda. Nuko tuyirebera muri context yo kuvuga ngo gutwara imodoka ngo hazaza amamashini imashini. Peteroli ikenewe ahantu henshi ni ubuzima bwa buri munsi. Urena nayo iri muri basic needs by'ibanze nkenerwa umuntu akenera ngo abeho. Ni igihe kigeze ngo abantu basubire kuri gakondo yabo bavuga bati mu gihe twaba tudafite Iran na Hormuz twabaho duti. Ariko ubona ko nyine niba uri ifumbire mu gihe twaba tutayifite imvaruganda nta mborera twagiraga mbere ko imvaruganda ziza. Ahubwo wanakugira inama ko ariyo wanakoresha se abanyamusanze ntibabizi niba bahingira imirima y'abanyakigali bagahinga n'uwabo. Urumva umuntu ashobora kuba n'izo nkari bajya bavuga ngo zikorwamo zifite yire shobora kuzitunganya kugira ngo harababaye abacunda nkari. Simbizi nyine abantu basubire bongera batekereze niba ari niyo peteroli abacunda nkari baba bajya kwikorera umusemburo niba ari niyo peteroli ikenewe Alex. Abantu bavuga bati dushobora gukoresha iya Dangote muri Nigeria ya kandi nawe yagira umusanzu atanga. Rero ibyo byose ibintu bizasohoka. Ikibazo nuko abateka agaragaza ko ntacyo amateka yigisha abanyamateka. Ntacyo amateka nta somo abanyafrika bashobora gukura mu bintu nk'ibi. Uribuka ko intambara y'Uburusiya na Ukraine ikiza ibintu by'ibinyampeke byarabuze. Ingano zirabura. Ukibaza ngo ku biryo by'umunyafrika ingano zabaye ikibazo kuva ryari, ku biryo by'umunyarwanda kuba ingano zabura bitwaye. Ariko turafata isaka twari dufite ati iryo saka ntabwo rikemeye gukoreshwa rwose mu bintu by'ibigage. Igitoki cy'indaya cyavagamo agatobe ati rikada ntaga kagwa ariko abantu bazigishwa ku ngufu wanga igiti cyanga kunyeganyega urumva ku bushake umuyaga ukaza ukakinyeganyeza. Bavande turimo turasoza sinzi niba ari ikindi mwakongeraho. Ngiye ntacyo nakongeraho no kwitega kw'intambara zamara igihe kirekire ufata ingamba z'ubwirinzi akazifata hakiri kare nuzikaza akazikaza. Rekrema ari ikindi no gukomeza gukurikira nyine aho ibintu bigana. Reka rero mbashimire uruhare rwanyu muri iki kiganiro. Wakoze cyane umuvandimwe Clement Ndayisenga. Wakoze cyane nawe. Wakoze cyane muvandimwe Karinijabo kuba rero waruri muri iki kiganiro. Umusanzu wawe ni ingenzi. Wakoze cyane nawe rero warudukurikiye kuba wemeye kugumana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Tubabwira ko ibiganiro kuri urubuga rakagaruka mugire amahoro. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera.
ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.